Ya abakunzi bacu rero turabashuhuje tubaye ikaze ku rubuga rwa Futures Net 7 ngira ngo inshuti zacu zihirya no hino mu gihugu turabashuhuje abari mu burasirazuba mu burengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali ko tutirengagije n'abari kure y'imbibi cyangwa se hakurya y'inyanja tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo mubashe gukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi kandi kukazogera gahari ugakozeho urutoki gusa hanyuma ukore kuri like commentaire iremewe byaba kubyiza cyangwa se ibi burimo kubona nta kintu bitwaye uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ni umunsi tugenda duhura n'abantu benshi bagiye batandukanye hari abo dusanga mu ngo hari abo dusanga mu kazi hari abo dusanga mu mirimo igiye itandukanye uyu munsi rero turi kumwe n'umwana w'umukobwa kuvuga ngo n'umwana w'umukobwa ni igitsina gore ngira ngo mukanya aratwibwira ababwira amazina ye hanyuma abafite amakuru menshi agiye atandukanye byinshi mutari muzi mugiye gusobanukirwa ngira ngo reka tumuhe umwanya atangira twibwira atangira tubwira abadukurikiye amazina yawe yose. Witwa Murekatete Françoise uragereza kuvuga cyane kugira ngo mbashe kuza kukumva. Murekatete Françoise utuye mu kagari utuye muhe murenge akagari ndetse n'umudugudu utuyemo byitwa gute? Murenge wa Gisozi kagari ka Musezera umudugudu wa Kagara. Yes urakoze cyane atinuye mu kagari ka Musezero umudugudu wa Kagara umurenge n'uwa Gisozi ngira ngo muri iyi minsi twibanza muri Gisozi cyane kuko harimo abantu bafite ubuhamya harimo abantu bafite amakuru menshi yafasha abandi ndetse akabafasha akagera abavana akajya n'abageza hanyuma bwira abadugukurikiye noneho mu bigaragara uri umukobwa w'urubavu rutoya hari abashaka kukwitiranya nuko ushaka kuba uri umwana cyangwa se ukaba uri mukuru mbega tubwire muri makeya uri umukobwa uri umudamu uri umwana uri iki? umukobwa nabwo ndi umwana uri umufiyemeri ya urakoze cyane. Florence ufite imyaka ingahe? Murekatete Françoise. Ya sorry Murekatete Françoise ufite imyaka ingahe? Ndakuze cyane. Uvuga ngo urakuze ariko ufite imyaka 30. Sana bavuga ngo urakuze cyane. Yes urakoze cyane tufite imyaka 31 y'amavuko watubwiye ko uri umumefi ufite umwana w'imyaka ingahe? Abana babiri mfite umwana w'imyaka 14 utangiye umwaka wa 14. Eka dafite umwana w'imyaka 14? Ufite n'uriya turi kumwe wabonye w'umukobwa w'imyaka 9. Ufite n'undi mwana w'imyaka 9. Yes urakoze cyane Florence. Tubwiye ko byaye inshuro ebyiri mu bigaragara umuntu akubonye ku isura ntabwo yabikeka arabona umeze nk'umwana abona usa nkaho ukiri mutoya hanyuma watubwira muri makeya ese ufite umugabo nta mugabo ufite waramwigeze se ntabwo wamwigeze nuko wenda ubyara gutyo gusa nkuko buri wese yabyara byagenze bite kugira ngo ubyaye izi nshuro zose nta mugabo ufite cyangwa se uramufite gira iki tubwira? Ufite umutware murabana? Murabana wawo ni byiza cyane urakoze cyane ati rero umutware wanjye turabana tubyaranye inshuro ebyiri hanyuma rero twagusanze ahantu mwaje kwa prayinga kugira ngo mutangire gukina amafilme ni muri company twa Karima TV njyanga benshi murayizi nimba mutanayizi mujye ku rubuga ujye kuri YouTube yawe wandikemo Karima ariko ukoreshe R ndende usiga kanya wandikemo TV urahita ubona filme zose zo muri company ya Karima TV n'abantu bafite projet ndende n'abantu barimo kuba abastar barimo kugenda bazamuka muri iki gihe hari amakuru dufite yuko ndetse baba bagiye gutangira gukina filme muri Nigeria ariko noneho nawe tugusanze ahangaha waje rero gukina cyangwa se gusaba gukina muri Karima TV ese aya makuru wahawe nandi? Aya makuru nayahawe na Jean Claude. Wahawe no bita Jean Claude akubwira yuko muri Karima TV baba bakeneyemo abakinnyi yakubwiye ngo iki? Yarembye no musangiye ko hari umudamu mwaba mukeneyemo arambwa ati tugende ariko nifuza no kuzanura mukobwa ari inshuti yanjye dutubanye. Uriya mukobwa urakoze cyane hanyuma akubwiye ko ugiye ushaka gukina hanyuma iyo wumva abakinnyi abantu bakina amafilme amasinema nyarwanda ukabikurikirana ubafata nk'abantu bashobora kuba wenda ari abantu b'ibirenga bafite amafaranga bakize bakomeye uje gukina kubwo kugira ngo uzamure impano cyangwa ujemo ugira ngo wenda bajye banaguhemba ubone n'amafaranga cyane ikiri imbere cyane niki? Ngiye nubwo mbo batanamemba
kuko ngiye filime ndayikunda cyane maze igihe nyishaka imyaka myinshi cyane ngiye kizima gusa nuko nakina ibihembo nabibona ntacyo bitwaye byaba ari byiza ko bitaboneka gusa ngiye filime ndayikunda filime urayikunda n'abana banjye n'umuryango wanjye wose iyo urimo kureba rero abantu bakina filime ukabona hari abakina ibintu bigiye bitandukanye iyo wirebye wowe ku giti cyawe ubona ari nk'iyo role wakina ukavuga ati ngiyi ngiye mbona nayikina nkayishobora nkayinjiramo kandi muri wese mbega najyamo nkasa nkayo ubona ari nk'iyo role washobora ngiye mbona role zose nazishobora ubona role zose wazishobora yes uvuze ko role zose wazishobora ariko hari nka role nshaka kubwira ukumva irasa nk'ayikakaye kuri wowe umuntu agukinishije uri umukobwa uri mu rugo wambaye mini wumva wayishobora nayishobora kuko n'undi nubwo ndi umudamu ndazikunda cyane mini urazikunda mbo urakoze cyane ati role yose wampa nayikina kandi nkumva nayishobora hanyuma rero ninde muntu ufatiraho urugero mu bakinnyi wenda bo mu Rwanda bakina amafilime nyarwanda uvuga ati runaka njya mbona ukuntu akina nkumva ndamukunze nkumva nanjye nshaka gusa nkawe ngize ahantu ngaragara kuri kamera nkumva nanjye byibuze nakora ibirenze nk'ibye ni nk'uye mukinnyi w'icyitegererezo kuri wowe yewe ni benshi ariko cyane Esperance akina mu yihugo akina ari filime bita Mukadata ariko na Fabiola ndamukunda cyane Fabiola amukunda hanyuma rero aho turi utanze urugero rw'abastari baba mama hari abastari rero bamwe bubatse izina b'abagabo cyangwa se igitsina gabo bakina filime sibyo hari ujye ubona ukavuga ati byibura uyu muntu w'igitsina gabo ndamukunda nkunda akina ku buryo bibaye na ngombwa ngiye mpuye nawe nkasaba ko twaryamana bitewe n'ukuntu mukunda hari umustari wabuze ku buryo wajya ku rwo rwego kumva bibaye ngombwa ko wamwimariramo uvuga ati rwose n'ubuzima bwanjye nawe utanga ku bw'uyu muntu oya nyine barahari ndabakunda ko ntabwo twifuza ko twaryamana ntabwo mbyifuza gusa barahari nk'abandimbati ndabakunda cyane ariko mu gitsina gore nkunda Fabiola na Esperance cyane hanyuma rero dufite abakinnyi bakina filime nyarwanda dufite n'abahanzi b'indirimbo n'uye muhanzi w'indirimbo ushaka kuba ukunda cyane mu Rwanda kurenza abandi w'indirimbo Tasi ukunda Tasi uvuga ngo aba ni abaririmbi zarimbiwe Imana abaririmbi zisanzwe zino z'urukundo ni nkande muhanzi ukunda cyane Butera Knowless utubwiye rero ko ukunda abakinnyi bakina filime nyarwanda ndetse n'abahanzi b'indirimbo zisanzwe mu ndirimbo za kera ninde muhanzi ujya utekerezaho kumva uramukunze n'ubwo utamuzi ukumva ukunze n'indirimbo ye watubwira nk'umuhanzi mu bantu ba kera waba ukunda ukatubwira n'indirimbo ishobora kwikuza mu matwi cyane kenshi kuko hari amarokestre menshi agiye aririmba indirimbo mu bihe byashize ko biri kose ku muntu ufite ku myaka batubwiye 31 wa mbere y'indege niko bakunda kuvuga abantu benshi ngo mbere y'indege nihe muhanzi ukunda cyane mu bahanzi ba mbere ya jenoside mbere ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iba ninde muhanzi wariho icyo gihe urimo kumva indirimbo zo kumva uramukunze seko bose mbakunze nanjye nagusabye umwe gusa Kagambage ndabakunda ukunda aho bita Kagambage nihe ndirimbo waba ukunda cyane indirimbo zose urazikunda yes urakoze cyane ugize uti rero ati ndi umumama mfite umutware ndubatse nta kibazo ese umugabo wawe aramutse akubonye urimo gukina filime ubona nta kibazo yabigiraho nta kibazo yabigiraho arabizi ko bikunda maze igihe mbishaka nakinyoni nagiyeyo nyine ariko nsanga aho bidashoboka hari abagerageje gusa nkaho bisaba ntibyakunda ku giti cy'inyoni nyine banciye intege barambwiye ati waza ariko nta kintu kirimo natwe tugiye kubireka bituma udasubirayo hanyuma rero ugize amahirwe hari ahandi hantu tugusanze nyine ugiye gutangira gukina muri Karema TV noneho rero sasa barakwemereye bakubwiye ko uzajya uza gukina ariko bakakubwira ati nuzajya uzajya witegera n'urugero kubera ko ubishaka tuzabanza dupima ubushake bwawe uzajya witegera umwanya wose uzi wipevere hanyuma nitumara kubona ubushake ufite kuko ntabwo turamenya neza urwego uriho tuzagenda turusuzuma nyuma ubona nta kintu byagutwara nta kintu byantwara
hanyuma rero gusoza kino kiganiro cyacu tubanza kugushimira kuri umwanya mwiza uduhaye. Hari benshi badukurikiye barimo baribaza se uyu mama atubwiye ko afite abana babiri, afite n'umutware, uyu mama yaragize amahirwe wenda yo kwiga. Ndimo ndabatekereza kuko hari benshi barimo babyibaza. Waba waragize amahirwe yo kwiga byibura ukagira amahirwe yo kujya mu ishuri? Ntabwo nigeze nyakirana n'uwambere nagezemo ko nageze igihe cyo gutangira ishuri ababyeyi barapfuye nabari. Bivuze ngo ubu ngubu ntabwo uzi gusoma no kwandika? Telefone uyikoresha gute? Twabonye uyifite, ubwirwa n'iki ko umuntu aguhamagaye ukamenya ngo ni runaka umpamagaye? Telefone yo ndayizi, amazina nzi kuyasoma, sinzi impamvu nayasoma, na message ndazisoma. Na message uzisoma neza ukamenya uko wandikiye? Bose. N'ikintu cyo kwa amafaranga nta kintu wambere. Ibyo byo birumvikana. Ubusanzwe rero hari benshi bashaka kwibaza ngo uyu mumama ubusanzwe akora iki? Ni kihe kintu gishobora kuba kigutunze? Uko biri kose ufite ibintu ukora byunganira urugo nubwo umugabo yagiye gushakisha. Ese wowe ni iki kintu ushobora kuba ukora gishobora kuba cyunganira urugo mu gihe wenda nta yindi mirimo runaka urimo kwifuza gukora mu gitari yaboneka? Ikintu nkora bire cyunganira umutware wanjye, wenda ngo nakwishyura nk'inzu cyangwa amakuru y'abana nkayariha cyangwa wenda ngo nanabahahira bakarya. Nkora ibintu bijyanye na salo, ndasuka, ndasiga inzara. Uri umuhanga mu gusuka? Ni ukuvuga ngo urasuka ugasiga inzara n'amasuka mu mutwe nyine yose urayakora. Hanyuma rero umuntu wakwifuza kuvuga ngo ndashaka yuko uyu muntu azaza kunsuka akansuka mu rugo, wenda adashaka kuza kuri salo, nihe yakubona? Nihe nimero yawe waduha none kugira ngo abadukurikiye bifuza kuba baguha ibiraka babashe kuba bakubona? Nimero yanjye ya telefone? Yego. 0788 98 54 53. Hanyuma rero uwo muntu aramutse aguhamagaye akifuza ko waza kumusuka mu rugo cyangwa se n'ahandi hantu ashobora kuba aherereye, nta kibazo waza? Nta kibazo hariho hose. Ni ukuvuga no gusiga inzara byose urabizi? Byose ndabizi. Ubimazemo igihe kingana iki? Imyaka 18. Ufite experience. Hanyuma abakunzi ba Futures Net 7 mudukurikiye muri kumva ko mushiki wacu afite ibintu byinshi cyane adufasha. Urumva ko azi gukora ibintu bya saro, azi gusiga inzara, mbega ibintu byose bigendanye no guhindura uruhu rw'umuntu, byose arabishoboye. Yatanze nimero ya telefone, abifuza kuba mwamuha akazi mwamuhamagara akaba yabasangaho muri akaza kubakorera serivisi izanyu. Hanyuma twagira ngo usoze ugira ikintu ubwira abadukurikiye, ugira ikintu ubwira abagiye gutangira kukubona kuri kamera za Karima TV mu minsi iri imbere, niki kintu wababwira? Nubuhe bufasha ubifuzaho? Niki kintu ubona bagufasha kugira ngo ubashe kuzamuka? Cyeka ko mureka kanera inkunga nkabasha nyine kubona igishoro nkazamuka njya nanjye ku rwego rwo hejuru. Igishoro kabashinga saro yawe? Okay, urakoze cyane rero. Ngira ngo nubwo atubwiye ko utazi gusoma utazi no kwandika, ariko uko biri kose wabuze indirimbo y'igihugu? Ndayizi. Okay, Imana rero guha umugisha kubw'iki kiganiro cyiza duhaye, hanyuma naho ubutaha Imana igushoboze. Sawa.